mama ngiyo byanzura na garama cyukaryamira urubavu ariko cyambere n'amazi amazi n'ubuzima niyo mpamvu natwe tuba turi kwitamo amazi hano amazi n'ubuzima arafasha rero wahisemo neza cyane karibu mu muryango w'abandi babana beza ari nako mbaha deal imeze neza hamwe na Bank of Kigali ubu ngubu rwose urishyura amafaranga y'ishuri y'umwana wawe abana bawe ukoresheje urubuto pay ya bank ya Kigali aho uri hose igihe cyose he no kongera gutonda imirongo cyangwa guhangayika wanga kuko wishyura cap wishyura cap byihuse abantu si byiza kujya gutonda umurongo tasha iki gihe ntabwo bigezweho hari ubushyuhe kujya kubyigana hariya sepa catholique rero ngaba byihuse binatekanye kandi ugahabwa ubutumwa bubyemeza ako kanya ntabwo buza umunsi ukurikiye cyangwa mu masangahe wowe ukirangiza gukora iyi gahunda yo kwishyura ukoresheje urubuto pay ya Bank of Kigali utubona message cap ko byaciyemo ukituriza ku bigo by'amashuri namwe rero biroroshye n'uburyo bunoze bwo kwakira amafaranga y'ishuri ako kanya akimara kwishyurwa nta gutegereza murabizi bijya bibaho ugasanga wataye bank slip yawe wayitaye ati subirayo bagiye ni ibintu byinshi cyane bitari byiza kandi urubuto pe rwarabikemuye rero ishyura amafaranga y'ishuri hamwe n'urubuto pe ya Bank of Kigali urubuto pay service yihuse mu biganza bya kundi bisobanuro hamagara kuri 4455 cyangwa kuri 0782510666 ubu ngubu bamwe mwatangiye konje muri mu ma holidays urumva mwatangiye konje ejo bundi muzasubirayo nizeye ko gahunda y'urubuto pay haba ku babyeyi abarezi ndetse n'ibigo muyimenye ku buryo nibagaruka kwiga muzayikoresha ukuntu byohereje ababyeyi babandi baba batuye ahantu wenda mu nce amabanki atari hafi yabo ukaba ufite amafaranga kuri mobile money gusa cyangwa se kuri Airtel Money ubundi ukahita ushyira ku rubuto pay amafaranga y'ishuri akagera ku mwana bitasabye ko umwana ava Rusumo ngo ataye mu karere ka Rutsiro cyangwa Nyamasheke aho nk'ibigo nizeho niyo systeme twakoreshaga mu segonderi mu makaminuza n'umuco nyine umaze gufata sigaye bakoresha cyane ni ku rubuto niho nabikoreraga wize ku kihe kigo segonderi ya Orevo nize hano za Mugambazi hano yitwa Apapek Jarike ngayize hano ukuntu then twajyaga tubikoresha Elevo Gahini Kayonza urumva rero ni abantu b'abasirimu hariya bazi urubuto pe by'abasirimu cyane twagiye tubikoresha ubajya kujya guha ubugari hariya ku kimodoka hano naramenyera umujyi mu kanya gato tugiye kumva isaha n'umunota w'ubwenge no gutumikira abadutumye aho turi ku ngingo iremereye kandi nziza ku bitaramo muri weekend byagize gutya bishyirwaho akadomo abahanzi babiri rwose bakuru ibyamamare dukunda bagize gutya begera abakunzi babo mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko kuri inshuro bikaba byarabereye i Rubavu akano finale yabereye twabashimiye cyane ku mpande zombi kuko mwatanze byose mwari mufite mwahaye abakunzi banyu ibyishimo twarishimye abahageze ndetse n'ababikurikiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi ku muyoboro wa internet kabisa mwarakoze by'umwihariko icyabereye Rubavu byari show mwatwese ko muri abagabo kandi bashoboye babahanga banakunda ibyo murimo rero ntibirangirire hano muzakomeze n'ibindi muzabitegure n'ibindi byinshi ari nako muduha nyine ibyishimo ariko kuba byarangiye impaka zo zirakomeje kuki impaka zigikomeje why ni mu bafana cyane why impamvu ngira ngo nyamukuru nkeka ko impaka zigikomeje tasha aba ni abahanzi babiri ba generasiyo ebyiri zitandukanye sibyo umwe afite abafana be muri generasiyo y'igihe yatwikaga igihe yari agezweho abafana be bakimwumva nka king nawe n'abamama baramuhaye kado none se urabona bari abamama urabona ari batoya se nabo mu gihe cye nyine dufite na Bruce Melody batazira 001 wo muri generasiyo y'ubu y'abajene abana b'iki gihe twebwe oya we ntabwo urubyiruko ndavuga njyewe oya wari generasiyo de Ben Ndi generasiyo Melody tasha wituyo no si myaka murayizize ntago tuyige ariko watubwiye ko
wahozeho we na Vava yego ariko njye nangira kumva imiziki iri melody biragoye melody n'uwejo bundi ndetse nkaba umwana basi uyu munsi Okay. iri ryari rimwe gusa kuri konje reka tukwemere umwana reka tubikwemere umwana ariko bya The Ben ni generation abantu nyine urumva melody abantu bamukurikirana n'urubyiruko rw'ubu kuko n'indirimbo ze uploadinga ku ma platforms ye n'indirimbo message ziba zitanga uba wumva n'ubundi bitari uko The Ben nyine indirimbo ze ngo wenda ngo zivuga ku rubyiruko no zose nyine arababwira message igenwa buri muntu wese uyumvisha ariko melody afite uburyo attractingamo abafana be butandukanye n'ubwa The Ben yego binyuze mu maslang binyuze mu muziki nyine abantu twenjoyinga twe nk'urubyiruko yego Impaka rero impamvu zigaragara mu bafana cyane ntizigaragare muri aba public figures babiri nyine of course ntago bashobora guhuriza hamwe cyangwa bashobora kwemeranywa ko uyu nguyu ari urenze kurusha uriya kuko babumvishe mu gihe gitandukanye ikindi kintu cya kabiri Tasha ntakubeshye wa mugani wa Fabulous kuvuga ibintu utaragere bwamabeshywa byinshi performance Rubavu yaciye impaka yego yaciye impaka barigaragaje bahagurukije abafana nakunze geste ya The Ben ntabwo nari ko The Ben azi kubyina arabizi ubonye ko ari ibintu biteguye arabiprepara fresh azamura abafana mu bicu Bruce Melody ni akandi gatangaza abantu barishimye baravuga ati wow Bruce Melody so nkeka ko ari izo mpamvu ebyiri nyirizina zituma abafana ikintu cyitwa fanatism itajya iburamo cyangwa se gukompara abantu mu mpande zombi ntabwo ari generasiyo zimwe yego ariko ku kintu cy'impaka undi twavanye kwa gatanu tuvuga ko weekend nibwo tuzamenya nyine wagwana ariko wagwana twayibonye impande zombi cyese nyine umuntu udashaka kwemera aba bagabo ni abahanga ni abakozi cyane ari medaje amatekani Medi nawe abirimo muri ino minsi nyine ari The Ben ari Melody A1 mwaritanze kandi byagenze neza ndetse nabo bari bafatanyije urubyiniro ndavuga Bwiza n'umupapa hariya Kitoko byari mad fun nyeka kwenda na vibes z'abantu nyeka ko n'umuhanzi uburyo yigaragaza none biterwa na energy iri aho ngaho ariko iyo energy ntago yahaba umuhanzi atabanje gukora iki kubasogongeza kuri energy you get Rubavu umuntu wese wahagiye muri sama umuntu wese witabira ibitaramo bibiri Rubavu arabiza abanyarubavu baritabira kandi sibo bonyine bari bahari hanamanutse n'abantu b'i Kigali natangiye mbivuga ko iyi weekend umuntu ari muri Kigali nge nari ndi muri Kigali ntabwo namanutse yari yambaye ubusa nta bantu bari bahari twibere mu rugo turi aho ngaho nyine dupfa ubusa abantu nyine barya amasho n'iki bamanutse Kigali bayiturekeyemo twebwe n'ababyeyi n'abana batoya twibereye Kigali ngarutse kantu Divine yari yavuzeho gato The Ben yemeye ko Bruce Melody The Ben cyangwa bita one of kind yemeye ko Bruce Melody rwose i Rubavu amukomye ariko nanone Bruce Melody mbere yari yemeje ko The Ben rwose Musanze yamwemeje nyine uri kumva na competition irimo byibuza n'abantu ni game recognize game buri wese cyakoze arashimira undi niba gikoze neza ubona Bwiza nawe performance yagize abantu rwose nyeka ko batari kwikemanga yakoze ibintu bya danje kuza kumenya indirimbo ari uperforminge yaraheraho yarasorezaho kuza kwengenjinga n'abafana akantu yahamagaraga umufana akamubyinisha then akavuga ngo ni utuntu nyine ubona bari twiza kuri stage dukenewe ibi ngibi rero byatumye ngiye nibaza akanwa se ntabwo ari kwibaza akantu kwa niko njye nabibonye kuko uruvuze ati imusanze yavuze ko yamwemeje undi akavuga ko amwemeje Rubavu njye nabonye ari umuteguro why urumva aba bantu abagabo bombi na team bari kumwe n'abantu banini n'abantu bazi gutegura n'abantu bajya mu bintu babizi urumva kuki utakeka ko bwati okay ni njyewe naguhaye karibu ushize wamaye karibu nidutangira uzankume kabisa ndabyemeye ariko nanjye ku munsi wa nyuma uzandikira ikibuga nka nyiriki
nyiri ibirori nyiri kibuga kwa njye niko njye nabibonye sinzi wowe wijya kure ni nabyo akaba ari ikintu cyiza burya uzategura inshuti yanjye uzi impamvu ari byiza se ako kantu waruvuze ngo niko wabibonye njye niko nabibonye mbonye mu mboni zanjye kuko iyo aza kugira umwe agatsindwa kumva akajya avuga ko yatsinzwe amugani abafana bari kuza bavuga se iyi bato nyine yatumaga abafana baza kureba gufana kugira ute ibintu nk'ibyo kandi ugiye kureba pe umuntu wese mazi kugena business to business abatipe bararenze bano atipe bararenze ari yumva umuntu wenda wumva ku masede ntago amasede akiba yumva umuntu gutya tubacuranga na he ariko wahajye bwa ati yo ni gutya bimeze burya wa muntu ajya kuri stage gatitira urumva nunibazo ugiye ahantu umuntu bwo bwa mbere nakubonye mu buzima bwe umva umuntu utamukoreye iminsi yose azabaho paka avuye ku isi ibintu byigisha abandi bahanzi bari kubireba bari kutwumva cyangwa se babibonye bakuremo isomo rinini kuko hari ukuntu bibwira cyangwa benshi tubona ama events menshi abera convention cyangwa se Kigali byanaba bikabije bakajya mu ntara imwe cyangwa se mu karere kamwe ka Rubavu ariho ubona ama events menshi akunda gutegurirwa bibahe amasomo bakuremo ibinuza byinshi nkeka ko kuri bari abahanzi bakoze tu hari ibyo bize n'abakurikiranye hari ibyo bakuyemo nkeka ko ari isomo rigiye gusigarana ku bahanzi ikindi kintu nshimira Bruce Melody ku gitekerezo yagize iyi Summer Tour Country muri bukakera ukuntu abantu bavugaga guma kumva nyine abantu bahagurutse bagiye muri buri turere ibi ni ukwegereza abahanzi abaturage tasha hari umuntu w'igisenyi ari kuzafata abonye The Ben cyane amasho menshi kuko atabonye Bruce Melody atabonye kitoko kuba usanga amasho menshi bayakora muri ano malonji y'i Kigali every Friday weekend kwa gatanu kwa gatandatu none agize igitekerezo nk'iki kinyamibwa kijyanye The Ben kijyanye Bwiza kijyanye kitoko mu ntara bagiye Nyagatare bagiye Bugesera bari Rubavu naye handi nibagiye ni Musanze we abantu tujye dushimye ari ngombwa kabisa ni igitekerezo kiza vraiment ni umuco mwiza to be honest aba bagabo na team babiri inyuma mwakoze igikorwa kidasanzwe naye impaka zo kwa zikomeje n'abafana twebwe turabashimiye abafana bonye n'abafana barakomeza bavuga ibi yes ariko mwatugaragaje yuko mushoboye kandi muri abahanga kandi muzi no gucuruza akisabira The Ben ashaka ukuntu asohora indirimbo ku buryo zindi ku buryo wajyaga kubona nyine ari guperforminga indirimbo same akazana iyo yari performinze mu karere kamwe ariko ni imitegure y'umu artist ugasanga wenda azanye indirimbo yakoze muri kiriya gihe cy'imyaka yashize wenda igihe atari yanamenyekana cyangwa se atarapfa gafata ari kwiperforminga bishobora guta nka outreach ku bafana byibuza niba yite babyiyumvamo byihuse population cyangwa se audience muri no minsi n'urubyiruko kandi rwo rwari rwitabiye ntago bari abantu bashenje akanguye cyangwa se bano bantu bagize ute yego baraziza ari bamwe na bamwe baziza ariko nkeka ko population cyane ari urubyiruko so ibyiza cyangwa se akana namusaba nuko yasohora indirimbo hanyuma yajya kugira noneho ibintu bikazaba uburyohe kurushaho nkeka ko ari nayo mpamvu nyine abantu batazenjoyinga kimwe exactly ntabwo abantu bazenjoyinga kimwe kuko niba aririmbye indirimbo yo muri 2009 icyo gihe hari uko njye nayakiraga nkiri umwana cyangwa se ubu ngubu ko nayakira biratandukanye nuko nakumva Samo ya Bruce Melody cyane production cyangwa se Pom Pom na production actually promotion y'indirimbo z'iki gihe no kuzana izakiriya yamukomye ngereka bivuge gutya cause wabonaga bari kuririmba nabo baririmba yego of course ariko nanone ku mitegure twabona kuri playlist yiwe ukabona ko hagaze neza we gusa abantu bagomba kwemera ko aba bagabo barateguye kandi byagenze nk'uko babipanze ikibuga bagisigira nde abafana bakomeje n'ubu ngubu
ibintu by'impaka ntabwo ziri Cyari. bushire kandi iyo umwe ni one of zitanaba kind Ariko undi oya, zari babwize rimwe iyo zitanaba ntabwo uba wakoze reka babwize sibyo meaning Nibyo. abatipe ni abahanga wajya kubona buri muntu harya ubu ngubu twese se twabaye ababloga pfa kuba ufashe aka video video gato cyane ngumva noneho uri kubyumva ariko abantu bikurikiye dukurikiye tugakunga imitima ikagira mu gihe wenda ibyo uri kwandika n'iki nta kosa ririmo cyangwa se ibyaha bigize utu tuntu turaryoshye ariko nkeka ko binatuma utu n'umuntu tuntu uzi ko nawe Ati, se nta oh. kindi kintu kiri kujya mbere nkeka ko ino ari feedback nziza kuba Yeah, barabonye barakoze ibi bintu abafana bakaba bakiri ngo njye ndi one of kind undi ngo ndi Ahubwo, this is 001 huge. ni feedback nziza kuri bo. Yeah. ni icyerekana ko nyine ari ikintu bakoze kizasigara mu mitwe y'abantu igisiga iki nanone ku baterankunga niba utarashoye hariya Warahombye. warahombye cyane pe Hari yari Abantu advertising bari nziza bitabiriye cyane ni twadukeneye RBC mu gutanga udukingirizo yes mu kwigisha abana b'urubyiruko Uburyo- ubuzima Exactly. bw'imyororokere Yeah. no byari n'igisenyi cyane cyane Ehe. icyorezo cya Biga- ebola Hey, abantu urumva? dukwiye kwitwara gutya Yego. RBC yakwiye kuba yaragaragaye hari Yagomba ahantu kubiharika Eh? gusa. ku Tunywe less. baterankunga rwose bari Gahunda ya bahari tunywe less. bino Gahunda bitaramo tunywe less ako advertising bwari irakorwa hari. cyane cyane kandi ni uburyo ki advertising ikorwamo noneho neza cyane kuruta uko ikorwa ahandi hantu abantu batabikozemo bibigishe ko buri event ujya ureba uvuga ati ewana anyway ngayo nguko rero ibyo nuko nguko igitaramo cyagize gutya gishyirwa akadomo iyi weekend igitaramo cyiza cyaberemo byiza bitandukanye hari ababonye akazi hari abahanzi twongeye kubona ku rubyiniro nyuma y'imyaka ingahe imyaka hari- icyatanu kabiri njye nka kitoko namwereka So, kera ni na innovation muri industry twari tubonye bwa mbere ikozwe n'abantu bwa mbere urumva ni ibintu bidasanzwe kandi bikomereza aha n'abandi babonye ko ibi bishoboka sibyo yeah. naho niba ukunda the band niba ukunda melody ni byiza uba ugomba gushyigikira umuntu ukunda kuko byaba bimaze iki gukunda umuntu ntumushyigikire so, abitabira ibitaramo mwagize neza mukomeze uwo muco abahanzi mu gihe baje mu gihe byagukundiye go and support them ni byiza kabisa binatuma nabo birabamotiva ejo n'ejo bundi bakongera kubaha iyo muziki ibyo bitaramo kuza kubareba umva njye kabisa hano indabo zanyu ndazibahaye kabisa barazibahaye mwakoze akazi keza turashaka n'akandi mukomereza ako kabisa vrema bazaduhe show n'undi mwaka noneho banazamure bave ku bahanzi bane tasha why not tutabona Ega, Juno Kizigenza ikintu cya mbere Yes. ni ugutangira gutangira iyo watangiye mu nzira ugenda umenya uko ugenda ukosora ukora iki ibyongeramo icya mbere ni ugutangira ibise twari tubizi no who knew who knew ko Melody and the Band one day bashobora gusharinga stage bakazenguruka igihugu who knew nawe wari So, ubyumvaga nta n'uwabyumvishaga kabisa mwakoze akazi keza courage mukomerezaho ikindi ariko indi feedback cyangwa se result ikwiye kuva muri ibi bitaramo bya Summer Tour Country why not bataduha akaririmbo bari kumwe tasha barabivuze ko biri mu mushinga yes patient pays ariko tegereza niba barabivuze ko biri mu mushinga namwe rero umeze nk'awa mushyitsi No. baha icyo kurya ngo ntacyo oya kunywa. babiprofita Mumena kano ke- kanya Kandi bagifite kandi mu audience by'ukuri kiri muri ni ukuvuga ngo aka kanya bagifite bigisoza iriya nuza Eh. abantu ibitekerezo byabo Se- biracyari oya. kuri Summer Tour Country mureke abanze Why not mutaduhereza aka? bacururuke batuze wakuze gutegura ibitaramo ukuntu bivuna biravuna ino biravuna Hey. pe. ariko indirimbo aba ni abantu bari talented tasha wendira hari muri shito warabura kugira gutya dusohore reka Ariko gusa bazasohora niba ari nari na business Dus- bakoze nkeka ko byabaye business ways kabisa ari Kabisa. successful byaragize kuko ubwitabire bw'abantu bwaragaragaye ariko abanyarubavu bo muri A1 cya zero bavuye yaciye impaka ni ibisanzwe Burya waba so w'ibitaramo shima. rwose Hey. mu tundi turere natwe mu tundi turere nako no kumva abantu muri rubavu mudukurikiye musirimuke jya rwose ku mazi urya agafi urenze n'akantu gakonje cy'agashyushye why Uriya not karongi n'abakapo. itareberaho Yo. utwo turere twose dukora ku kiyaga cya Kivu karongi nayo biri aho hafi Nyamasheke Rusizi kera kwagiraga vibe byagenze gute Oya, Rubavu ni Rutsiro yari- bya watujye twemera abanyarubavu muzi kurya sho nta komerezaho. muntu wabagereranya nabo. habe ngayo nguko rero
tuve kuri summer country tour tujye kuri IV Summer Fest. Twabivuze yuko Igisenyi iyi weekend hari amasho n'amasho, sibyo? Iyi nayo yari show yabereye i Rubavu same weekend, byabereye umunsi umwe no munyibutse iriya show yabereye umunsi umwe. IV Summer Fest yabereye rimwe na Summer Country Tour cyane. Okay, urakoze cyane. Urumva ko naho i Rubavu wavaga aha ujya ase ubundi mwarabishoboye we. Yabaye tariki enye n'eshanu yumva yabaye iminsi ni uwo munsi kabisa no gutandara za mugani wavavu. Hari n'izindi ziri kubasaga bay ibitaramo byari byinshi. Rero iyi ni fest nayo yabereye hari i Rubavu, nawe yitabiriwe n'abantu benshi, ariko impamvu tugiye kwigarukaho ni ibintu twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakomeje gutera amabuye umwe mu bashyushya rugamba washyuhije no gushyushya abantu washyuhije abantu bakishima. uwo na wundi ni Sheila not Sheila Sheila Gashumba, muramuzi ni umukobwa Frank Gashumba. Ibintu twize kubiteraho blague avuga ati abantu manutse i Rubavu jeans muzisige, amatisi muyasige, chongwa rufite uyisige, niko ugira Rubavu mu gitaramo wambaye sibyo tigana umugihekwe. Uyu mukobwa mu by'ukuri muri kumutera amabuye, imyambarire yabaye imyambarire kwani mwashaze yambaye igitenge akenyere muri sama. Reba ubu bushyuhe, tuvugisha ukuri. Kwenda ngende umukobwa ndabona ari ibintu bibi savas mhamwe abasore ngwiki ngiye bitewe n'aho igihe kigeze uburyo iterambere rigenda nyine ibintu biza buri munsi mba numva nta gikoba cyacitse. Kandi binajyanye n'ahantu n'ibyo urimo arimo aze yambaye costume ashirona na ntuza na tie ashirona no kuvuga ngo mu gitaramo ntabwo ibitaramo bya Sama Tasha uretse nano mu Rwanda gusa, uretse ko sinzi impamvu n'abantu bakibikontaho cyane kuko turi mu isi iri digital bagenda babona ibintu byinshi. Waye abantu bagistikinga nyine ku bitekerezo nk'ibi ngo umuntu yambaye gutya na gutya. Nese muri Sama igitaramo festival nk'iri we expecting umuntu kuza yambaye yakenye yambaye igitenge cyangwa yambaye ikoboyi? No, reka tosoma ntabwo bishoboka. So umuhanzi ubwo ni inkuru dukesha igihe.com. umuhanzi wo muri Afrika y'Epfo Benzo uri mu bagezweho mu njyana ya amapiano yagize gutya ataramira abakunzi b'umuziki mu Rwanda mu gitaramo cy'umunsi wa mbere w'iserukamucyo rya IV Summer Fest. IV cya IV uko bisoma nuko ariko ahangaha imyambarire ya Sheila Gashumba ikaba yagarutseho cyane. Iyi IV Summer Fest yabereye i Rubavu ahitwa Nengo Eden Park kuva kuri 4 kugeza kuri 5 ku kwezi turimo. Iki gitaramo rero ngo cyanitabiriwe na Sheila Gashumba uri mu bavanga imiziki bagezwe muri Uganda. Uretse uburyo yacurangaga imiziki neza, Gashumba yagarutsweho cyane kubera uburyo yaserutse yambaye utwenda tugufi cyane. Ngayo nguko turi kubashimira ko mutangiye kumva umuco kwitabira ibitaramo, gushyigikira abahanzi banyu. Burya n'ibitaramo bijye mu gushyigikira wa muntu agiteguye. Ubwo ni business ways abari sawa. Umuntu araje aje kubasusurutsa, aje kubavangira imiziki, kandi ibintu yambaye bijyanye n'ahantu ari, bijyanye n'igihe turimo. Ngira ngo nge byari gukora inkuru ari uko yambara kuri ari nko mu rusengero. Cyo ndagakenyera niko wenda byari kuvugwa bikasakuza cyane. Cyo ndahantu h'abana mu birori by'abana. Ibi ni ibirori by'abantu bakuru, ni ibirori byo gushimisha abantu. Turi muri Sama, muri ku mazi ku mucanga. Niba mujya mukurikira ibirori bitandukanye cyane cyane nk'ibira mu masama, urumva ibyinshi bira n'ubundi ku mazi ku mucanga. Abenshi usanga banambaye bikini sibyo cyane, kuko urimo uravibinga music ujya mu mazi woga. Ntago uzambara tisi na chongo ujye mu mazi ugaruke no. Urumva urambara nyine ibintu bijyanye n'ahantu uri n'ibintu urimo, kuko ngo ni ku mucanga hari amazi aho ngaho. Ndajya koga ngaruke nkubitemo akazi kinsubiremo mbyinire mu mazi. Gusa nkeka ko ari cya kintu n'ubundi twakomeje kugarukaho muri abantu turi generation zitandukanye, ntago uburyo twakira ibintu ari bimwe. Ariko kuri iyi nshuro sinzi impamvu byasakuje. Sinzi impamvu byasakuje cyane, ariko
wallahi ikintu cyitwa music industry yacu hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange kuko ibindi bice by'isi bisa nkaho byabyumvishe catching up n'uburyo ibintu bikorwa bakwiye kumva ko imyambarire ahantu mu bitaramo ibitandukanye n'ahandi hantu hose imyambarire ahantu mu gitaramo itandukanye n'ahandi hantu hose harya nkuciye mu ijambo nyihanganisha agashombo n'umunyarwanda bavuga ko afite amaraso amamoko inkomoko iki n'ibindi Rwanda na Uganda. Ubwo rero niba abantu tugeze 2026 batarakira ko muri sama mu bitaramo ku mazi abantu bafite imyambarire itandukanye cyane none se umwari kwishimiye mubona muri jazz sibwo bari kumakinga headlines za danje abantu bumve ko imyambarire y'umuntu by the way hari abantu badefining umuntu bitengo nuko yambaye uko umuntu yambara bitandukanye cyane n'uburyo umuntu mu mutwe wameze nkeka ko ahagaze agomba kwisanisha n'ukuntu agomba nkeka ko bitari nkeka ko ikintu kibyica nuko ari ama generation abiri atari yahuza kuko ntago nkeka ko iki kintu ari ikintu cyabi cyadanje kuko ari n'abandi basanzwe noneho ubona byambaye gutya ari gutembera atari no mu gitaramo impamvu abantu batari babyujya mubona n'abantu bari kuri YouTube nabo basubira ndamwazutse mwongeye kuba bazima ibinya byarangiye mutubwire koko uyu mugore nagara umugore uyu mukobwa mbabarire muri kumutera amabuye y'iki mujye mubona uriya mugore wa Kenya West Bianca ukuntu yambara Bianca Sensory ibaze biriya bintu ari kugenda gusa ibaze subibona ariko ibyo biratandukanye noneho ibaze imbaraga wajyamo nawe babyamu nawe nukujya ahantu itavayo kuko mba mbona ntacyo kuvuga afite ariko birabyo ni ibyabo biriya byo bitewe n'umuco wabo ukuntu wateye imbere byo nabyumva ariko ngewe hano bisanzwe i Kigali abantu ndababona bari kugenda bisanzwe n'abantu bakabyakira abantu bagomba kumenya ko twese isi tugezemo iri digital cyane ikindi cya kabiri harya bavuga ko umuco ukura bavuga ko umuco ugira ute umuco uravuka ugakura ugasaza okay ni ukuvuga ngo nyine umuco urevoliwa abantu ubwo ntabwo bari bumva ko umuco wacu uri gukura ni ukuvuga umuhanzi cyangwa se umuperformer cyangwa se umu-DJ ntago azambara nk'uko nambaye karagiye on stage sibyo aziterura se gute yambaye imyenda ajyanishije n'ahantu ari n'ahantu agiye n'ahantu n'ibyo ari gukora sibyo so dusirimuke mu mutwe akeneye kuza gukora izo move ari kuri stage byari kuba inkuru iyo aza kuba yabyambaye ari muri church sibyo of course ni nkuru gitange example muri turabona ukuntu yambaye agakoti keza kubera iki ni umunyamakuru yakoze amakuru bitandukanye nanjye njye ni talk show host ni gukora ikiganiro wenda ni weekend nashyizemo imiyaga n'iki ntabwo ugenda njya kuvuga amakuru nambaye ingofero urumva cyangwa nka t-shirt nka gutya nko kwa gatanu kameme ntabwo byabisona ariko we ni lendi dress code burya iramataringa ahantu hose bitewe n'icyo ugiyemo ibyo ugiyemo n'impamvu uri aho ngaho yego nawe ntabwo divine yambaye kuriya nitise ntabwo yadija gute ngaho bazimubonye ariko DJ yambaye kuriya oya ariko nanone wanadija bitewe nanone na event biterwa n'ahantu uyu nguyu ari ku mazi monsherami ni sama nsigaye mbona aba DJ benshi badija imbere hari umucanga aho ngaho gutya ari abantu bamwegereye akadija ari abantu benshi bamwegereye gutya nabo bakeneyemo kubyira ukuntu abyina cyane cyane njya mbona DJ Sony yabikora ntabwo biri wabikora rero wambaye ibintu by'amatise n'ibiki wapi ni ibintu bidahura ngaho ibaze kumubona yambaye kuriya ari gusonga pate sorry ndacitswe kuki nkunda gucikwa koko sorry ndacitswe gusa byo tuyutse ko Shira rwose n'umwe mu bahanga abakobwa b'abahanga bahariya UG umva n'umushabitsi wa mama yake ndabeshye ni umushabitsi kabisa ahantu hose hari igitaramo
uzamuhasanga ahantu hose. So kuma platform kuriya kaza gutaramira abantu muri mu Rwanda numva banavuga ko ari umu DJ mwiza. Urumva ko rero abantu bahagiye mwitabiriye ni EV Summer Fest yabahaye show. Naho ku myambarire kameme muri gukabya bitewe n'ahantu yari ari, ibyo yari arimo bijyanye n'ibyo yari arimo gukora. Ndetse wa mugana ajya kubyambara nko mu rusengero cyangwa se mu bitaramo by'abana cya event runaka nika ko nawe n'umuntu mukuru kuba bamukurikira nawe yambara bitewe n'ibyo arimo cyangwa n'ibyo arimo gukora n'akazi. Sibyo epfo abantu dukure abantu dusirimuke. Niba ugiye ku mazi congo isige mu rugo tisi isige mu rugo. Wabonye ukuntu Fab yari yambaye segle none se Fab ajye kwambara ishati y'amaboko maremare atebeza ashireho n'inuza na calvate ari ku mazi kameme. Ngaho ndebera hari bari kuri YouTube bira ntabwo bijyanye n'ahantu yari muramushaka iki rwose. Iyi ni imyambarire myiza ari yikwije bitewe n'aho yari ari. None icyiza afite n'agataye keza aranaberewe. Nibyo nari kuvuga. Hari abantu banga n'ukuntu kuki Bibiliya yaduhishe ko ari abamarayika b'igitsina gore bari bahari. Hari abana Imana yaremye yaruhutse muri ya weekend kuva ku wa gatanu kugera n'uyu munsi. Ariko hari n'abandi idafite hangover. Na hangover yari ifite. Hari n'abandi bagiye rivuye guhinga. Aya rwose mureke umukobwa abantu yiberewe. Gusa abantu bari kuri YouTube murabona bite bijyanye n'ahantu yari ari. Oya nibatubwire. Nimutubwire namwe. Mwashaka ngo wenda kisagiye gusenga. Mu bintu byose byabaye iyi niyo yaba ari inkuru ya hatari. Imyambarire ngo hano ni mu Rwanda ngo sizishi juwi. No. Generation kujya zizahure nicyo mbona kikiri ikibazo. Ako kugeza ubu muri 2026 yeka nta muntu ugikonta ku myambarire y'umuntu. Tubona n'abandi z'ukuntu bambaye hari ku mazi. Ibaze reba nkuriya nyine bisanzwe. Wenda bitandukanye nuko yambaye jeans n'akanuza ariko urabo ko nawe ibibero biri hanze amaboko ari hanze. Nk'urugero rworoshye ni abantu mwari mwakubitana ari kwitembera gutya bisanzwe yambaye kuriya cyane. Garashyushye tuzakubitana rero niyambariye akaruza ntibizabatungure. Turi muri sama kandi uzifunga mu kazi unifunge muri sama. Come on. No kuri bushyuhe. Ikindi mugomba no kumenya mutandukanye imyambarire na personality y'umuntu. Hari ukuntu aba yambaye wenda ari akazi ariko atari ko yitereye ariko byamusabaga kwambara kuriya. Nese ugira ngo abambara costume ya buri gihe ntabwo ko babyishimira ariko nukubera ko ari akazi. Ahantu bambara costume nyamo mibyiza weekend ure kwiwapa hari akazi kagusaba kuyambara. Turabyumva ko costume ngo ukuntu wakubona tunga abana n'iki ariko uri ahantu nturi mu kazi. Rekura shyiramo agatishati n'agakabutura relax. Costume from Monday to Sunday. Wasanga ari akazi bisaba kuyambara wenda from Monday to Friday ariko wenda nk'ufite akazi akora bisanzwe anyuzamo akayambara nyeka nka Friday ajya yirekura. Hari abantu bangombwa ko ahora mu ikoti ariko mu gihe utari mu kazi basirekura shyiramo agakabutura. Uye n'umuntu molato abo bantu ntabwo bashyiramo costume. None hari uworoshya bize ngo aroroheje ni nka nimugoroba agashyiramo ikoto n'ishati. Saba yoroheje. Hari ubyambara agiye ahantu hakomeye. Ako uyu mwari ni igitonore pe. Shahara ni sawa kabisa. Ni mukuru wa Didi kabisa. Niwe. Ntabwo ari abakuzine. Nta makuru ufite. Ako kukimba nibagiwe kandi hari umuntu wabimayemo amakuru mu gitondo. Kuzine. Aguse yasubiyeyo cyari mu Rwanda. Aracyahari. Azasubirayo ryari? Umuntu bitatasha aragukunda. Azasubirayo ryari? Nukuri udukundishe kuri we. Ndabikora ahubwo se ntadukurikiranye ugira ngo aradukurikiye. Mbona utambwa ati tashara gukunda ashaka ko muzasangira. Ndamubwira kweli. So ako no mubwire ko Fab yamukunze ko Fab afite Nicole sorry nacitswe. Fab kumba mbona nacitswe nakereka tu hara ntago wajyamo. Niyo barakantu bavuga ngo urwego ngo wurire ntago wahagera. Ura rwego harakantu bavuga ngo
ngari igihe kimwe na kimwe ndeba abantu nkumva nabarekera ligue zabo ntago amakipe yo mu Rwanda yajya gukina shampiyona mu Bwongereza no kuvuga ngo wori ibisi byahuye rero na Arsenal ntago ari ibyo mvuze yangaye nguko rero ibyo byari byo kwa Shila Gashumba mu gitaramo nawe yataramyemo abantu avanga imiziki n'iki cya Ivisa Mafesta rya cyane kubicurika betse gata za kuvanga ibintu ego ngaye nguko twerekeze kwa Anita Pendo I think kwa Anita Pendo na Mama Sava harya yitwa nde buriya harya ngo nta watsinze undi ngo byarangiye kuri mbere ko mubivuga yewe nayirebye ndaseka gusa rishimishije ari nziza ku bantu barebye iranuza ebwana yari igipfunsi ku gipfunsi kubita ariko ngo aragira undi mpuwe avuga ati kwa ko ibi bitemeye mu Rwanda reka nde ko umunabeho uskiri byari serious ese mwabamwe ako rero abantu abantu barahinduka tasha abantu barahinduka mu buryo utamenye inde wahindutse Mama Sava ali banyerekera agafoto muhaye ka Mama Sava n'iki abantu barahinduka ku buryo gukompara Mama Sava wa mbere n'uyu nguyu bishobora kumva ni ibintu udashobora kumva nyine kwiyumvisha yahindutse physically se yahindutse byose gusa physically cyane ahubwo si ikintu nyuma naje kwibaza ubundi mu busanzwe mu mukino wa boxing bijya bibaho ko banganya dore ngakara foto yarahindutse vraiment akara kampuchuri kera ndagukubita oya ara nyine nibava kure ariko ntago yahindutse mu maso ubona ko agifite kagashusho ni umubiri nyine kubyibuha n'icyo ariko nkira wayikuye he iyi foto nayo nkabitse nk'amanyi uzagwe kuzanjye ndakwiyame sebya njye nabikunze naguye kuyavava babiri narasetse ndihiri aso ugize ngo nitwa tuyafite kuri Facebook agenda twaribagiwe password na Facebook ntago yaburaho ziriya Sava nabonye zidasaza iyo umuntu agukeneye rwose asimbukirayo so byarangiye ngo banganyije byarangiye nkeka ko ubundi byari nko kumenyekanisha irushanwa ngira ngo ntago byari match yo kuvuga ngo ni competition yes bahondanye ariko urebye kiraki babyita ngo iki ni ziraboro bambara bagapanshinga abari bifufu matasha ku buryo n'uburibwe rimwe na rimwe utabwumva no ku bantu tubona bava amaraso bari professional please bira barabitoza yashyizemo imbaraga ashaka kukugira iryinyo rikava bayimaye nka gukubita ukambwira ubwo bubabare kutabwumva imbaraga mu Masava yakoresha ugira ngo nizo Fabrice yakoresha hariya nahita nkubita umuntu oya nijye umuntu aba azi kuviza ku buryo agira gutya punch imwe hasi baraziremeye byanga bikunda ntabwo ikubita nk'igipfunsi ariko imbaraga ukoresha mu gusunika ashaka kugira bona ya boro baba bitorezaho bagira gutya ntari abari inaje akoresha ku buryo niyo yigukubisa bazi ko akubise inoza uriya mukino wari umukino washimishije ngewe waranshimishije n'abawukurikiye ndakeka barawushimishije ngewe sinumvishaga ko bazajya muri ringi bagakubitana imbere narabyumvaga nkajya ibintu biraza kurangira mu kwamamaza Amasava yari yakabije we cyane buri kantu kose ngo ndamutegereje none mbabaze nanjye muri ringi wabonye ninde mwabonye witwaye neza muri ringi Anita Pendo yitwaye neza vraiment Anita Pendo yakubitaga iyo bita za tuki urumva akamubyoroga igipfunsi mu mbavu ako hanze ya ringi umwe yakubita gundi hanze ya ringi Mama Sava yitwaye neza uzi ko yajyaga avugira mu matama ngo uranyishe ngo urambabaje wabyabonaga ko ari kumurusha amanota yamurushije amanota gusa nyine ni yari umukino wateguwe wabereye muri Petit Stade Tasha ni edition ya kabiri ni Liberation Boxing edition ya kabiri tournament nyine yo gucelebratinga
liberation day cyangwa se umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 32. Ni event yabaye organized n'abitwa Body Max Promotion. Urumva aribwo bagize itekerezo cyo gutubiramo nyine Anita Pendo umunyamakuru mugenzi wacu ndetse na n'umwe mu bakinnyi ba filime Mama Sava. Umukino nyine wabonye watangiye hakiri kare ko hari hakiri masaha ya kare gusa wagize icyo nita nka round 3 round ubwo no kuvuga ngo nka football tubijyanye muri terme ya football no kuvuga ngo bagira igice cya mbere cya kabiri hari aho bagiye round 3 rero. I thought karenye narinzwe bakinnye 3 gusa wenda cyaje gutungura abantu nyine ubundi mu kinyarwanda avuga ko baguye miswi. Iyo abantu baguye miswi babanganyije kuko ari umunsi wo kwibohora rero ntago byari competition nago kugaragara neza ntago byari kuvuga ngo barwanye bakompeta aharanira kurusha baribohoye nyine ni umunsi wo kwibohora ugomba kugaragaza fairness mu mukino niyo mpamvu abantu bive ku rujijo nyine abantu bari bafite urujijo bari gutekereza gutyo nta yindi mpamvu nuko yari fairness kwari ukwishimira ukwibora kw'igihugu cyacu ku nshuro ya 32. Niyo mpamvu byarangiye bose bavuga ko banganyije cyangwa se baguye miswi ariko by the purpose yuko wenda bari kuronshinga cyangwa se I think ari kuronshinga iranuza Body Max ni muri ubwo buryo wenda ariko rwose uriya mukino ari umuntu usobanuraga agasobanuye nawe byamucika bikamuri yewe nawe urebaga ariko nimicara harya bura gushyira amashusho niba batatugira sinzi ariko amashusho ariko ndakubwiza ukuri yari tournament yari yitabiriwe n'abantu tasha benshi bawukiniye hanze y'ikibuga cyane niyo mpamvu ubundi baravuga ngo buryo uzategura ikibuga hanze umuntu utarasekeye muri Genesis Comedy hari ahantu yahasekeye babyoroza umuntu igipfutsi mu mbavu ndavuga ati byari bisekeje byatari gusa ni intangiriro nziza kuri aba Body Max Promotion. Iyi event yari nziza cyane entertaining abantu baravuye Gisenyi bamaje ku enjoying ibyo kwa Bruce Melody ibyo kwa Sheila Gashumba byari umwanya mwiza kugira ngo bagaruke i Kigali. Hari event hari ibindi bintu bibahuza kuko ni weekend yari prolonge nubwo twe tutageze amahirwe abandi bari kwenjoyinga weekend ariko turi hano. Uyu ni umuhamagaro twahamagariwe n'Imana gukorera abadukurikira dufashe n'abataragiye muri weekend kumenya uko byagenze ukoze akantu keza. Anyway ngaye nguko turi aho ngaho ku matsinda n'iki hari muribuka ko mu minsi yashize twakiri inkuru cyangwa se twakiri itangazo rivuye kuba worshipers kambyite gutyo kubaramyi Vesti na Dorcas batangaza ko batandukanye na MI Impaka cyangwa se na M Irene nka manager. Ubwo rero abantu basigaye mu rujijo ati se none YouTube channel ati abaciye amafaranga nibiki yego bagiye abikiriyaringa cyangwa se babikiriyaringa. Kuri ubu rero bashyize ikiganiro cyitwa The New Chapter niba atari n'ikiganiro ariko ku bantu bari bafite urujijo wenda bibazaga ati se barakomezanye YouTube channel kuri ubu sofa iri kuri Vesti na Dorcas ikurikiwe n'ibihumbi 213. Urumva bivuze ko ariyo YouTube channel bagiye gukomezanya yitwa Vesti and Dorcas. Niyo YouTube channel igiye kuzaza inyuraho nuza zabo. I think iriho ibihangano 3 ubu ngubu sofa yari iriho indirimbo Papa ndetse nahawe ijambo ya Vesti na Dorcas. Ubwo urumva rero kubafana kubakunzi baba bahanzikazi please go and support them kubyumva muri ikiganiro cyabo ndetse n'indirimbo bateguza mu minsi iri imbere bagiye kuzashyira hanze twitegura kuzaenjoyinga kuzayikunda. Nkeka ko ari ibintu byiza ku bantu rero bagifite urujijo n'iki. Nkeka ko YouTube channel ariyo bagiye gukomezanya. Ni na byiza kuko abantu benshi bari mu rujijo bazase biragenda gute barasubizwanya ira YouTube channel se biragenda bite ariko mu bigaragara wa mugani umuntu agufasha akaboko akakwigisha kugenda ugakura ukamenya kuvuga kwandika aho bigeze nawe nyine wabisiga mu biganza byawe ugati byarabaye warabaye ariko nanjye aho bigeze
ndashoboye ndimenya biragenda gutya ABCD kandi abakobwa uko ari babiri barashoboye barabitweretse mu buryo butandukanye bafite igikundiro bafite iki femba bafite n'abahanga rero tubifurize ko tubifurize rero gutera imbere imiziki myinshi kuriya mwabidukundishije binakomeze muzacika intege tukibariho gato nabonye Vestine yemeje ko yabyariye muri Canada ni nyuma y'uko agiye muri Canada mu bitaramo bizenguruka icyo gihugu ariko akagumayo Ishimwe Vestine yemeje ko yabyariye nyuma y'uko amezi ashize ari 3 ariko atari yabyemeza mu mpera z'umwaka ushize nibwo Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas bari kumwe na Murindabire berekeje mu gihugu cya Canada mu bitaramo byari bigamije kuzenguruka icyo gihugu ubwo rero twakishimira ko yibarutse uyu munsi oya aribarutse nibwo yabitangaje urumva amakuru baradusogejeje ariko ubwo nyir'ubwite bivuze babishyizeho umucyo hariyo bati biravugwa ariko amugani iyo nyir'ubwite ataravuga babikiri rumors ariko ubwana ni umugisha rero ku rugendo rw'umubyeyi tiraho na wa mwana se wazanye isoko riki muri salo buriya ni umugisha baca umugani ngo ugize icyo kuri iki arakirigata umwana ni umwana utaza akazakura abaga umutavu umwana ni umwana kandi akenshi uko ushepinga future ye biba biri mu maboko yawe umubyeyi umurezi niyo bavuga ngo apfira hehe mwiterura ariko ako kantu asanze ko abantu benshi batakazi ngo umwana ni umugisha ntibabyumve simbizi umwana ni umugisha ese nk'abari batabana mu bishanga iryo giba ryarafashe uza amagi y'abatarafashe ukuntu angana uza barimo kubashakisha byaranze ariko se nkibaza nk'umubyeyi wifata agafata umwana akajya kumuta mu gishanga cyangwa se n'ahandi hantu umubyeyi gito ubu yemeye gukaringa iranda kumukaringa amezi 9 hari igihe umuntu aba afite umutwe ariko nta bwenge burimo mu cyimbo cy'ubwenge harimo amashu nicyo kintu naje kubona amashu bishobora kuba bibaho nyine kuba impamvu wariye tasha reka nkubwire niba hari ikintu simbizi ngewe ariko tubibwirwa n'ababyeyi bacu cyangwa abasista bacu bagiye bibaruka niba hari ikintu kibabaza ni ugutwita umuntu ukagera igihe cyo kumubyara ibaza gutwita umuntu amezi 9 ku munsi wa nyuma ugafata decision ukamukuramo ukamujugunya muri toilette cyangwa ukamujugunya ahantu mu mazi menshi uwo muntu aba afite ubwenge cyangwa ni amashu aba ari amutwisa atamukumva reka mbabwire ikintu mu gihe ikintu kitarakubaho ujye ubirebera harabikomereza why abantu tuba bitandukanye abantu banyura mu bintu bitandukanye babona ibintu bitandukanye kuba yego yakura icyo gikorwa nyine ariko tasha ku buryo wafata umwana umuziranenge okay reka dufate aba batwikaze azi niyo ibintu byose byaba yarakoze nyeka ka ubwo ajya kumujyana ntabwo nshyigikiye kuba yamuta ariko mu gihe utari mu birenge bya wa muntu akoze ibyo bintu urikomereza reka ture possible ways ni ibintu utakwiyumvisha yes ariko nyir'ubwite aba afite impamvu yakoze icyo kintu ese uwayimuteye yavuze ngo yamwihakanye ariko mwaritse isi murayizi mwebwe cyangwa ntabwo muyizi isi turayizi twarahageze wa mugani wa maji wahageze twarahageze ariko tuvuge umugabo yamwanze maybe yavuze ati umwana si uwanjye ubwo ni uburyo bushoboka kugira ngo umuntu ate umwana cyangwa se afashwe ku ngufu na papa we cyangwa afashwe ku ngufu na papa we akavuga ati nshaka kumubyara cyangwa umuntu mu family yo hafi cyangwa se nta bushobozi afite akusorejeho none akubushobozi government yarabikemuye nuko government ifasha abantu batishoboye sibyo government ifasha abantu tasha ifasha 100% ugomba kwifasha ariko ibyibanze hari role ikina yego ndabyemeye ibyibanze reka tuze mu kanya rera ngo isi murayizi twarahageze wageze ku isi twahageze muri Amaji the Black cyane kabisa gusa hari active ukavuga se yego ntago byumvikana ndabikoraho iki nusu ujya kumukuramo iryo shungu ushyiremo ikaroti none ariko usura mwana umutaye hariya uzi ko ari bugire nande
wenda ntabwo uri tari kuba mama ibaze kujugunya ariko umwana se byari ibintu ngiye ntumva yari kuzaba umunyonzi akajya adutwara sha nabyo ni ikibazo kabisa reka tuze mu akazabamo kanya gato umuyobozi wa danje isaha umunota w'ubwenge tubwire ukuntu uzisa